utingo burundu buryo bwa burundu ubwo rero uragira ngo ubone uko uzajya unca inyuma ariko se mugabo wanjye agenda guca inyuma ubundi se bitabaye burundu washaka guca inyuma wagira ngo yabura aho anyura ngaho tuza sibyo wahaguruka Sharine uri mwiza mbana kukwibahariza sibyo akarabo kanjye komera sha noneho ni minsi ifite kandi ni minsi ndimo gupanga ariko ikindi cya kabiri ndashaka kugenda ukapanga ibintu neza ejo nishaka tuzimuka none ibyo ngibyo by'akazi urimo kumbaza ibyo ngibyo byo tuzipangira tugeze ku isambu kugira ngo tuzatujyana no mu kazi nta kibazo sibyo wigira impungi gishimye ariko so ubundi buri umugore wanjye yahinduwe n'iki wa mugani ko twari tumaze igihe tumeranye neza hako nanjye ndi umunyamafuti yarabikoze ndarakara gusa sina mu bimuganirizaho ngo ntegereje ko umwana ari uzabimuganirizaho hako nka buriya yabara abandi bagore bamushutse ngiye kuganiriza umugore wanjye nanjye nk'uko umwana wanjye abimbwiye nibyo rwose nzabikora ariko reka ntegereze ikivamo Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndabona nyoko aje umuhungu wanjye wanza yana twumvaga wari uri mu nzu se Nayindi hano mu nzu. Ese mama mwumvishije ngo usigaye ujya ngo muri siporo ngo wambaye twenda tugize tutaguhesheje agaciro twambaye twubusa mbese nibyo cyangwa nagari Yego mwana ibyo rwose ndabikura n'ibyiterambere Merutse kujya muri siporo niyambara ikabutura kora ko twabaga i Kigali n'umutware wanjye hanyuma ubwo ngubwo mbona abandi bagore barambara amakabutura bajya muri siporo naye mbona narasigaye rero hanyuma ndangije ndayambara ariko se mugabo wanjye agenda guca inyuma ubundi se bitabaye burundu washaka guca inyuma wagira ngo yabura aho anyura ese ege ntabwo nabikora ntabwo nabikora rwose si imyaka tumaranye wigeze wumva naguciye inyuma gusa nibwo nabyiga afene noneho ngaho nagorwa ni agacupa se wanguriraga byibura yenda ni agacupa reka burya ugeze wagira ngo umutungo wose dufite haburamo icupa koko niba ufite icyaka ndagifite ariko buriya tuvuye kwa mujyanama nta kuntu wancisha ku kabari kwangurira agacupa kamwe ko nta n'ubundi none ariko nabonye waba umujyanama w'ubuzima umugore mwiza kandi nta kibazo burya mugabo wanjye buryo umva ubundi kigoye n'ubwumvikane tubufite se wagira ngo twabura iki umva uru rugo rwacu rwaba intangarugero agacupa tukajya tugatumiza tukagasoma nta kibazo ubundi tukiyubakira urugo rwacu ukareba ukuntu turi intangarugero muri uyu mudugudu wose tukanywera hano mu rugo karyoha kuruta kukanywera mu kabarira ntabwo uzi umwe undeba mu maso dusangira koko wagize uti ngo kuboneza urubyaro ngo agapira ngo kwifungisha burundu bw'abagabo ese nta bundi buryo bakoresha ariko nta kibazo burya twahitamo ubwo wowe wumva twumvikanye niyo mpamvu nakubwiye ngo ni ubwumvikane bw'umugore n'umugabo ibyo twakumvikana nibyo twakoresha ngewe nuko nagira ngo nkugaragarize uburyo bwose buhari noneho tuhitemo ko numva bigoyera nta nubwo bigoye ariko nta kigoye kirimo akobara nta kuntu umuntu yajya akoresha agakingirizo umugabo ugiye oya ntabwo najya kwifungisha burundu ndakambara data ariko agakingirizo urakemera yenda nakemera rimwe na rimwe ariko ntacyo ariko rimwe na rimwe ntacyo buriya tuzabitangira noneho tugerageze turebe nitubona bitunaniye tuzafata n'ubundi buryo burahari ni bwinshi ngo tugiye kwimuka wishyiremo akabaraga reka ngende gutunganya ibintu kandi urakoze kumva mugabo umugore wanjye nishakiye kana kamabukwe salama rwose cyakoze nijya wishakiye muri uno mudugudu rwose nuko ubwo rero abonye rero nambaye ikabutura niba byaramubabaje simbizi nta n'ikintu yabimbwiyeho ubwo rero yarakundegeye mwana we ariko naga gukureka ariko kuva yarabivuze urumva ko bihabanyije n'amahame y'idini
birahabanyije kuko nta muyisilamu ugenda agaragaza umubiri we, arambara akikwiza. Niba ushaka no kujya muri siporo ntabwo wajyana ako gakabutura cyangwa kugakora ngo ukabibonye i Kigali, wajyana umwenda warura kujyana ikanzu ukajyana ipantaro ariko ikurekuye itagaragaza umubiri wawe, mbese ikubahishije ku buryo tutajya duseba aho tugeze hose dore wa mama w'umuyisilamu ukuntu asigaye yambara. Uzi ko se uzi n'indi nkuru nziza, uzi ko ejo bundi meya aherutse kungira gitifu w'akagari kubera urugo rwanjye rubanye neza nta matika abamo, yagize gitifu w'akagari. Ubu ngubu ni njye uzajya uyobora inteko zose mbaganiriza kuri iki gikorwa turimo cyo gukangurira abantu kwirinda covid. Urumva rero udahinduye ngo wambara imyenda igize ikubahishije, umva meya yazancisha mwijisha avuga ati ese rwa rugo ni kuriya bimeze. Ariko ubundi rero mugabo wanjye reka nkubwire, ndakumva mugore mwiza, nimba twumvikanye kuboneza urubyaro kugira ngo ibintu byacu bigende neza, twakunda uzanyweye agacupa ukaza Siperansiya naragukoye mpereza umugore wanjye naragushatse, reka da biriya nubikora hari icyo uzasanga ndi mu gihe kibi ukabura yintera, ubwo se tuzaba tuboneje. none hakorwa iki mugore mwiza? Nyine ni bwa bwumvikane nakubwiraga. Ubwumvikane ntuzajya uza nkakubwira nti mugabo turi mu minsi mibi, uzajya wihangana koresha agakingirizo. ubwo bwumvikane bwabo njya numva ngo ni uburinganire se. Iyo abantu bumvikanye nyine kuringanira ntabwo ari ukuvuga ngo nabaye umugabo ngo naringaniye nawe nawe umugabo, ni ukumvikana mu rugo. Kandi n'ikindi kintu ngusaba, uri ugiye uza ukamfasha imirimo, abona muri uru rugo haba hari imirimo myinshi, kwahirira amatungo, guteka, koza amasahane, kuvoma, kugira gute biriya bintu byose rwose ugasanga ni igihe birimo bivuna. Ugiye uza ukamfasha buriya nta kintu byatwara, kareba ukuntu urugo rwacu rutera imbere. ugize uti nguki ngewe mafene ubu ngubu ngiye kujya mbyuka noza ibyumba amasahani nkubure mu rugo mfate n'imyenda mpfure. Oya yose yemwe mu rugo yonyine hafi ubu ejo uzabombwira ngo noze n'abana. Ego ko ariko nese kumenya gutera inda kuki umwana utamwoza si uwase mwana si uwacu twese. Niba ushaka ko dufatanya imirimo rero reka tugabane, none iyo nzajya nkora nawe niyo uzajya ukora. Nta kibazo uzagira ngo hari ikibazo byo ntacyo rwose uzabikoreye ihe ahubwo mu mugabo mwiza. mwana rwose ngiye guhinduka kuva baragutoreye kuyobora imbaga y'abantu, ubwo rero nahindutse abo wajya uyobora nabo bajya bagusuzugura, ariko rero ngiye guhinduka rwose mumbabarire pe. Ni byiza cyane mwana uri umuntu gitifu burya yari yarebye rwose, urabona ko uhereye no mu rugo iwanyu nyokuyune naramurakariye gufata umwanya akajya muri siporo yambaye amakabutura agera hano, none arahindutse umugore wanjye rwose. umva rwose hasigaye urugo rwanjye rwongere rusubire uko rwawe rumeze. Nari ngize ngo rugiye kuba nk'ingo zo hanze aha ngaha, ntabwo bizasubira, karibu mu nzu turebe uko twigenza. murakoze cyane. Ariko ubundi biza gahoro gahoro umugabo wanjye, ibisabye nari nzi ko wabikoze bigenda biza gahoro gahoro. None se hari ikindi mugore mwiza? Nta kindi rwose, ariko burya wenda abana ntabwo nakogesha abana nanjye mpari ndi muzima, ariko narwaye urumva ko nawe umwana atarara n'umwanda. Biza gahoro gahoro rwose. None se Siperansi kutambwira urumva ufite icyaka se ntubyumva humura mugabo wanjye hari magana ngahe reka nzurebe uko wigenza, areba ukuntu ngenza rwose. Noneho rero katujye munsi y'urugo untemera agatoki gahari mbe ngatunganya, noneho uze kuva gukora biriya nawe munsi na usanga hari ikintu ndangije. Ahubwo none si imyenda twari tujyanye kwa mujyanama niyo ijyana mu rutoki. reka nyihindure. Banzu yihindure. Reka nyihindure. Ndaje. Uraje uransangayo. Mafene we cya gitoki nzaza umujura mu rutoki cyane. Kire cyo ka.